uri umuntu wavuzwe n'Imana uri w'agaciro nyaboneka mu kiganiro njya nkora nkubwira ngo ntukemere ko umuntu yagushyira hasi, ntukemere ko ubuzima bwagushyira hasi, ntukemere ko n'imvugo y'umuntu yagushyira hasi. Ni ukuri buw'agaciro, buwiyubashye, bukomeye, umuntu ufite icyo uhagazeho, umuntu urwana intambara nziza, umuntu wiha agaciro, umuntu wumva ko Imana iri kumwe nawe. Jya wumva ko uri mwiza, jya wumva ko usa neza, jya wibwira ko uri umuntu w'igiciro, jya bwira umutima wawe ngo uzagera kure, nta mpamvu yo kwipfobya no kwisuzugura. Dukomeje rero kubararikira cyane cyane ko ya minsi yagezemo, ngwino winjire muri ya masengesho, ngwino dusengane ukwezi kwa 9 dusengane, kuko hari imbaraga. Munsi urabonamo link cyangwa wahamagara akaguha link yo groupe ukaza ugasengana natwe, Imana ikumpera umugisha. Rero nongere nkubwire ngo uri umuterankunga wanjye wa bugufi, uri inshuti yanjye ya bugufi, niwe maboko yanjye, kuko Imana inyura muri wowe. Erega uzabimenye burya ibyago bica mu bantu n'umugisha ugaca mu bantu. Satani akoresha abantu kugira ngo ugeragezwe, n'Imana akoresha abantu kugira ngo usubizwe. Rero si gitangaza yuko wambere igisubizo akubera igisubizo. Gusa uzirikane yuko utakubereye igisubizo akubera ikibazo, utakubereye inyunganizi akubera imbogamizi, utakubereye umugisha akubera ishuri. Ibyo ugomba kubifata nk'uko bisanzwe, ntuzamere ngo wagushije ishyano. Reka ubyumve neza nkuko nabivuze, Imana ikumpera umugisha. Burya abantu, umuntu yakubera ishuri rwose y'ikigeragezo ugacanga ikigote, ariko simbikura he, cyaka kubera umugisha. Mashobora kubera inyunganizi, cyaka kubera imbogamizi. Munashobora kubera inzira ikugeza aho ushaka, akanakubera barriere, kuko Imana ikoresha abantu kugira ngo twakire ibyiza yatubwiye, kandi na Satani akoresha abantu ngo duhombe, duhure n'akaga gakomeye. Rero ni byiza kugwiza imbaraga mu mutima wawe, kandi ukagera kure hashoboka, kandi ukumva ko Imana yagushoboje kuzarenga ibyakuvunaga, ukajya kure harenze uko umuntu atekereza. Rero Imana ikumushe mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste, aho turimo dusenga twinjira dushaka kurasa ku ntego no gusenya ibintu byose bibasha kurwanya ubugingo bw'umuntu. Rero nyaboneka mbabarira, wikwipfobya, wikwisuzugura, wikwitesha agaciro. Nta muntu n'umwe wakugenera uburyo ukwiye gutwara ibintu byawe. Wowe iyumve ko Imana muri kumwe, gira confidence, be confident, umva ko nawe uri umuntu Imana yakunda. Wikwipfobya ngo ntiwize, wikwipfobya ngo urasa nabi, wikwipfobya ngo wakutse amenyo, wikwipfobya ngo upfuye ijisho, wikwipfobya ngo urarwaye, wikwipfobya ngo hari ibintu bitagenda neza, wikwipfobya ngo abantu banziho ingeso mbi ntasinahindutse. Wowe umva ko Imana muri kumwe. Stand firm, stand firm, hagarara kabisa, shinga intege, wumve ko Imana ari urukundo, kandi ko Imana muri kumwe. Izo nizo mbaraga zitwinjiza muri our destiny, nuko twumva ko Imana iri mu ruhande rwacu. Rero niyo magambo gushyira hasi, inzara gushyira hasi, ubukene bugushyira hasi, abantu bagushyira hasi, urugo rugushyira hasi, ubukene bugushyira hasi, abantu bagushyira hasi, abaturanye bagushyira hasi, toro gushyira hasi. Ibyo bintu ni ibiki? Byange rero hindukira, gira ibintu wanga muri wowe imbere, gira ibintu nagakure, gira ibintu ujugunya, fata udupfurumbute kuyo ngiyo, winjire mu mavuta ari hejuru, mu kirere gikomeye, winjire mu kizanuro rirenze, kandi winjire ahantu harenze, aho umuntu atabasha kurwanya ngo azagushobore. Ko byanga byakunda, ntugomba kumva amajwi aguca intege ngo uyaha agaciro. No, wiyaha agaciro, wiha agaciro ijwi riguca intege, wiha agaciro ijwi rikubangamira, wiha agaciro ibintu bigusebya, wiha agaciro ibintu, uyihesha agaciro nk'umukozi w'Imana ugabura iby'Imana. Utera intambwe, uvuga uti nzabaho, abana banjye baziga, ubuzima buzaza, nzatera imbere, nzagwiza imbaraga. Unjira mu mavuta ari hejuru, wakira ibiremereye, wakira ibikomeye, woye gucogora no gucika intege. Amavuta y'Imana aze kuri wowe, kandi umenye ko Imana iri kumwe nawe mu izina rya Yesu. Imana ibampera umugisha. Rero uyu munsi nagira ngo turebe noneho, tugiye tuvuga inzozi zisa nk'izikomeye, zisa nk'iziremereye, ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire noneho inzozi z'umugisha urota ukumva uranezerewe, ukumva wahora wazirota. Aho munsi tugiye kuganira ku kintu cyerekeye imodoka, ariko umenye uko ugiye kubyitwaramo no kubisobanukirwa. Murakoze cyane, mukomeze mukore comment, mukomeze mukore share, mukomeze muhereza abantu kino cyigisho. Turabakunda cyane, turabagumbiriye abari i Kigali, Kicukiro. Imana ibaha umugisha, ndetse namwe bavandimwe bari mu mahanga hirya no hino, tubasabiye umugisha. Nabumva ikinyarwanda bakurikirana channel ubumwe bw'abera ministries, reka tubabwire ngo turabakunda. Muri abantu
beza cyane, muri abantu Imana yahamagaye, muri abantu Imana ifite amakuru yanyu aryoshye. Nyaboneka icyampa ugasoma amakuru y'Imana igufiteho. Ndimo ndabona urugendo rudasanzwe, ndimo ndabona Imana ikuzamura igusiza amavuta, ikuyeho agahinda wari ufite, agahinda kenshi pe n'ukuri rwose, wari ufite agahinda gakomeye, wari ufite amarira akomeye, wari ubaje umutima, ariko Imana iravuze ngo ruhuka, tuza kuko umugabo atararyama atarakora ibyo yakubwiye. Hari ibyo Imana igiye gukora ukabibonesha amaso, hari ibyo Imana igiye gukora ukabona utabawe. Dantoria masande neforia olaba Yesu tanshakora masete bonia for lili one day came ni fonda star abaise. Uri Imana we, Imana igiye gukora igikomeye ku buzima bwawe kirenze uko watekerezaga. Ntabwo mwango mbonye ibi, no, hari ibintu bigiye gukora, ariko bishingiye kuri uri confident, kuba wumva ko Imana iri mu ruhande rwawe, ukamera nk'uko Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde watandukanye n'urukundo rw'Imana? Ni urupfu se, ni inzara se, ni ubukene se? Ngo ntibigatsindwe, ahubwo turushishaho kunesha n'umwami wawe, turushaho kunesha kubw'imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Iyo ngera yandikira Pawulo ngo twe ntabwo tugikorera Imana gusa, ngo ahubwo dukorana nayo, twicaranye n'Imana dukorana nayo, iratubwira tukabura. Kandi ni ukuri rwose, mbabwiza ukuri, umwuka tando kamen for ede wisayita amen wait ya Imana iragukije uburwayi. Ndimo ndumva ugitangira gufungura kino kiganiro, tangira ujye muri dimension ndende, tangira wumva ari bishyashya bimanutse mu buzima bwawe, yuko ugiye kwakira ibiremereye. Mva mu bya kera bishaje wiganya, ahubwo ushaka ibisubizo byacu ni mu isengesho, no kwegera Imana, no gukora umurimo w'Imana, no kwihuza n'ibicaniro, no kwihuza n'abazima, no kwihuza n'abakomeye. Nta mpamvu yo gutinya ngo ugire ubwoba, tangira wumve ko ugiye gufilinga, kumva ugeze ahantu hejuru, hari Imana ikuvanye, hari hakuvunye, hari igiye gutwara ahandi. Imana ihinduye ibintu byari byaranze guhinduka. Dans ta kita la mani and for lele wa sansa limita jandala makota before ndi kumva danseli ya nini we the fly ijambo ry'Imana, aho Imana yabwiye kuri ngo niwe mfashe ukuboko. Erega Imana ifashe ukuboko wowe, ntifashe ukuboko ibiguhiga, ntifashe ukuboko abaguhiga. Ni wowe Imana ifashe ukuboko kugira ngo ikuneshereze amahanga, hataringaniye haringanize, igushyireho icyerekezo kizima. Nagira ngo uzamuke umutima, zamura amarangamutima yo kumva ko Imana ishoboye, yo kumva ko Imana yakora, yo kumva ko Imana yakurengera, yo kumva ko itagutereranye, yo kumva ko uri mu ruhande rwayo. Ziwindi stara miwande stefote. Haleluya zandoshaya, haleluya 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 haleluya. Zamura amavuta y'umunezero muri, zamura amavuta y'ibyiringiro muri, zamura gukora n'Imana muri wowe. Wicogora, wicika intege, wituma hari umuntu ugushyira hasi yikubwira ngo urapfuye, mubwira ngo uzabaho. Ugira ibihamya ugendana, bwira Satani muha ubuhamya, kuko nurutsa gucogora ugacika intege, ejo uzasara urware mvuge kugira ikibazo. Ariko amavuta y'Imana turimo twinjiramo uyu munsi wa none, nuko hari intsinzi ku buzima bwawe. Ntukemere rero, ntukemere ko umuntu akwita imbwa ngo nawe umve ko ugiye kumoka. Oya ntakakwita imbwa ngo wumve utangiye kumoka. Hari umuntu babwira ngo nimbwa kumva muri we hatangiye kumoka. Ibyo nta makosa, ntabwo uri imbwa, uri umuntu. Bikubwira ngo uri umutindure ku rukweto rwacitse. Oya, ibyo Imana itaraguhira bibitse bigukanga, kandi ibyo nta wundi muntu bibitse, ntawe bibitse, ntawe bitunze, ntawe byicaranye. Imana niyo ifite mu kiganza byawe byose. Rero kunagarima kurangura ihene ugatangira kuvuga ikiziriko cyagiye mu ijosi. Oya uwo mwuka wo kumanurwa hasi rwose muwange mu izina rya Yesu. Twinjira mu mbaraga z'ubutsinzi, mu mbaraga zivuga, mu mbaraga zirema, mu mbaraga zikora, mu mbaraga zitujyana hera hadasanzwe, mu mbaraga zidushyira mu mwanya udasanzwe, mu mbaraga zitujyana mu bushobozi budasanzwe. Reka nkubwize ukuri, mukozi w'Imana witwa Yabesi aravuga ati umwami ntunyunamura nzanezerwa. Uwitwa umukozi w'Imana muramuzi, ni umwami yitwa Salomo. Aravuga umwami ngo ndinde gusonza ntazakira nkugayisha, ngo kandi utinde gukira ntazakira nkakwibagirwa. Imana amubwira ngo nsaba ishaka yisaba ubwenge. Imana amubwira ngo nguhaye n'ibindi byose. Urumuko wo kwisuzugura, umuntu yakubwira ngo uri nkukumva utangiye kurisha, yakubwira ngo uri igicucu ukagira ngo uri ikizuba, yakubwira ngo umeze nk'umusazi ukumva neza wambaye iby'abasazi, yakubwira ngo ugenda ugasanga amazina bakwitugiye kuyahuza n'ubuzima bwawe. No, reka kuraho kubita izo mbaraga mbi, mubwire ngo no. Nakubwira ngo hari impanuka ije, mubwire ngo mu izina rya Yesu ndayikasorinze. Nakubwira ngo dora myoti, no, nzagwiza imbaraga, nzatera imbere, nzakira. Gerageza kujya umenya kuvuga amagambo meza ku buzima bwawe. Umuntu yikubwira ngo urimbwa, utangire kumva utangiye kumoka muri wowe, utangire kumva ikiziriko cyakugeze, umve bahagukuriyeho. Uri umuntu w'umugabo, uri umugore ukomeye, uri umukobwa ukomeye, umuhungu mwiza, uri umunyembaraga. Muri we hari n'ubushobozi bwo gukomera, hari cyiza kiri imbere. Aho uri ntwacogora
uzagira n'ahandi uzakora n'ahandi uzakomeza n'ahandi amavuta y'Imana azakuza uzagubwa neza uzatera imbere uzambara imbaraga uzarenga ugere kure hashoboka kuko muri wowe wishyizemo kutaba umuntu ucogoye ngo wumva wacogoye wananiwe washize ahubwo Imana iri mu rutonde aramiwe fo no kuvuga ngo uyu munsi wa none no bikubwira ngo uri umutindi vuba agiye mu cyiciro cy'abatindi oya akanwa k'abantu karavuma iyo ugahaye agaciro ari akanwa k'umuntu wese iyo yavuze ugakashisha ururimi Imana yaguhaye kuko tuzi neza ko mpamvu zisenya karande n'imivumo tuzi ko ari ibintu bitatu icyambere imvugo ikurwaho n'indi mvugo yicanirwaho n'ikindi iturega kurwaho n'indi turo bivuze ngo aho hagarara niba ururimi ruvuze ngo uzabimbwa wikwiyumvamo kumoka wiyumvamo kumva uri imbwa wiri doge ahubwo wiyumvamo kuri umuntu w'umugabo umuntu nakubwira ngo upfuye uhagaze umugore uti ndacyakora umurimo w'Imana injira mu mavuta injira mu kwatura ibintu byiza ku buzima bwawe aturira abana ku buzima bwawe icyo ukora ku buzima bwawe wicogora wicika intege hagarara amavuta y'Imana iyemeze ko Imana muri kumwe nta mpamvu na rimwe umuntu umeze nkawe yakumanura ngakurambike hasi bigutwarira intebe bigutwarira akazi bigutwarira ubuzima bigutwarira icyerekezo bigutwarira ahagaze bigutwarira aho ugenda bigutwara ibyiye kwakira hagarara amavuta yo kurandura icyo kintu kandi wumve ko Imana muri kumwe nuko umuntu yigira we nuko umuntu akomera nukuri nubwo ukodesha inzu uvuga ngo Imana izaguha iyawe niko byo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntashobora kugira ikibazo ariko basanga umuntu ari mwuka wo kumanuka wo gucishwa bugufi nawe ukumva uciye bugufi bavuga ati ibi nibikoye kumva byabaye bakubwira ngo urapfuye ukabona serikeye yakugezeho bakubwira ngo dore ugira usoro ukagira ngo urazinduka ujyayo ukumva uyu mwuka mibi yo gutuma wumva uri unsafe utanezero udatuje wakuzengurutse wakugose ukumva n'andi ukarya utishimye ukambara utishimye ukumva ntuberewe ukumva urijimye kubita uwo mwuka mu izina rya Yesu ndawukubita mu butware mpabwa n'ijambo ry'Imana imbaraga z'Imana mu izina rifite imbaraga rya Yesu ugira ngo uyu munsi uhindukire kandi umve ko Imana iri mu ruhande iragukunda Imana iri muri wowe Imana ntiyemera ko bakumanura ntiyemera ko bagushyira hasi kuki wemera kumanuka kuki wemera gusuzugura gatagacu kuki wumva ko wataye agaciro kandi ukiri muzima ugihumeka haracyari amahirwe ugihumeka haracyari ubushobozi ugihumeka haracyari imikorere y'Imana ugihumeka haracyari umugambi w'Imana igihumeka haracyari imbaraga zikora ugihumeka haracyari ubuzima burema ugihumeka haracyari icyerekezo ugihumeka haracyariho gutabarwa ugihumeka Imana yakugirira neza akazi karahari ubuzima burahari icyerekezo kirahari ugihumeka wagenda mu ndege wajya ushaka hose ntiwemere ko umuntu agushyira hasi ntiwemere kuneshwa n'umuntu ahubwo umwuka w'Imana kumanukira ndimo numva imbaraga z'Imana ziri kumanuka kano kanya zikubwira ngo wishyirwa hasi n'ikintu cyose wishyirwa hasi n'umuntu wese yikwambura agaciro yikwambura ijambo bikuvuga ngo nawe utangire wivuge bikurwanya ngo nawe utangire wirwanye biguterana ngo utangire witererane bikujugunya ngo utangire umve wijugunye ahubwo senya ibyo bintu hagarara uhagamye uhagaze neza uvuga ngo Imana turi kumwe kandi Imana izandengera kandi Imana izashoboza satoteye jambo ndarikunda we n'ahantu umukozi w'Imana yavuze mu bana aravuga ngo mwami ntiwemere kuneshwa n'umuntu aravuga ngo ntiwemere kuneshwa n'umuntu wabivuze nta wundi Hezekiya ari gusenga ubwo Senakeribu yaragiye kumutuka ngazanye urwandiko ngasaba kumutuka ntibihagije ngabishyira no mu rwandiko ngo ndarupfukamaho aravuga mwami ntiwemere kuneshwa n'umuntu Imana yambwira ngo usibye no kureba Yerusalemu gusa nta nicyo azahatwara ngo nzamukije musubize yavuye kandi yagiye arahagwa reka nkubwize ukuri hari inzandiko zanditswe ku buzima bwawe hari izo wiyandikiye hari izo umuryango wanditse hari izo ubukene zanditse hari izo abantu banditse hari izo abandi bakoze hari uburyo bagiye babikoramo hari uko babigenje hari ibyaguhagurukiye hari utesheje umutwe hari ibyakwambuye ijambo hari ibyakwambuye imbaraga hari uko wabuze kubigenza umva hari inzandiko ariko mu izina rifite imbaraga rya Yesu mva kubita hasi iyama abantu bane bose iyama umuntu ukubwira ko udashoboye iyama umuntu ukubwira ko wabuze ubwenge iyama umuntu ukubwira ngo ibyo utekereza ntibizakunda iyama umuntu buri gihe ukuzanaho amateka ya kera wavuyemo gatanu iyama umuntu buri gihe ukubwira yuko kanaka yatsinzwe iyama undi muntu ufatira urugero ku bantu batsinzwe ahubwo ufatira urugero kuri Kristo ushoboye fatira urugero ku babikoze n'ababigezeho fatira urugero ku bantu batambutse bagatera intambwe uvuga uti ya besi byarakemutse kanaka byarakemutse vuga ngo Yakobo byarakemutse gira amavuta winjiramo gira isezerano ujyamo gira ahantu ugenda ukandagira nta mpamvu yo kumanuka ngo wumve ucishijwe bugufi n'imvugo z'abantu why not kuki wumva kuri wo gushyirwa hasi ku manywa na nijoro kuki wumva ukwiye kurambikwa hasi bikarangira kuki wumva ukwiye guteshwa agaciro n'imvugo y'abantu abo bantu bigizeyo umuntu wese uzana inkuru zapfuye ukubwira ngo dore we yakunaniye ibyo byose cyo nkubwije ukuri hari n'abandi bantu bakurwanya kubera ishyari bakurwanya kubera
ure ko nkubwiza ukuri bazarwanya wowe ntibazarwanya icyo Imana yakuvuzeho, bazaroga icyo wowe ntibazaroga icyo Imana yakuvuzeho, kandi icyo Imana yatuvuzeho Imana irakirinda. Ntabwo bazarwanya umugambi w'Imana, kutaba muri envelope se, kutagenda mu gatebo, ko ntawe uzi aho ubitse, ko umugambi Imana umuye kubika mu muntu kandi ubika akazawusohoza mu izina rifite imbaraga rya Yesu. Rero ndi kumva amavuta amanutse muri kano kanya mu izina rya Yesu, nkubwira ngo nta mpamvu yo gucishwa bugufi, nta mpamvu yo kwimanura no kwipfobya. Haracyariho amahirwe n'ibyiringiro. N'ukuri hariho gutabarwa, hariho gukomezwa, hariho kurengerwa, hariho kwigira imbere. Nta mpamvu yo kumanuka, bigushyira hasi, bikubamisha hasi ku butaka. Nari nzi ko nza gusobanuza ariko birananiye, ahubwo numvise Imana ivuze ibindi bidasanzwe. Nta mpamvu yo kumanuka ngo ujye hasi, nta mpamvu yo gucogora mu buzima bwawe, nta n'impamvu yo kumanuka ngo ucishwe bugufi. Wibuke neza kwitwa Saduraka, Meshaki na Abedinego. Umwami Nebukadineza ngo yaremye igishushanyo arabwira ngo bose buname, ariko banga kunama, banga gucishwa. Avuga ati ntabwo twakunama, ibasha kudukiza, kandi n'itadukiza twe ntabwo badufite, naho itadukiza ntacyo bidutwaye. Banga kubama, anga ibintu bigucisha bugufi, anga ibintu bikumanura hasi. Wikwemera kuryama hasi ngo ngende ku mugongo. Niko Zaburi yarambwiye ngo Mana duhaze igisuzuguriro n'abaruhukira mu mahoro, ngo batubwira ngo murambarare tubagende ku mugongo. Oya, uwo mwuka wukase rwanjye. Pawulo yandikira abikora nabwira tumva iyaturokoye urupfu rukomeye ntubira cyaturokora. Muzi impamvu yabivuze? Abantu b'Abakorinto bagiraga amagambo menshi cyane, burya bavuga amagambo atandukanye, bakivugisha ibintu bashaka, bakavuga mu buryo butandukanye. Ahubwo atereka amagambo y'Abanyakorinto mugira ngo atwaye, atereka agimbaho ubuhamya. Rero ubwo twari Makedoni, ubwo twari twihebye, dusa nk'abapfuye, ariko twiringiye Imana ibasha kuzura. Iyaturokoye urupfu rumeze, izakomeza kuturokora. Hari igihe umuntu akagira ngo no, imvugo y'umuntu si impera y'ubuzima bwawe, imbugambanyi si impera y'ubuzima bwawe. Biravuze ngo bazaterana, si yo bateranije, nta navuga ngo naho baterana inama zabo ntacyo zamara. Rero icyo nshaka kukubwira uyu munsi wa none, reka kwipfobya, reka kwisuzugura. Wituma akanwa k'umuntu kakumanura, wituma ubuzima bw'umuntu bukumanura hasi. Wikwemera kuryama hasi, uzace bugufi imbere y'Imana, ariko wicishwa bugufi n'ikintu cyose. Ucishwa bugufi n'uhise n'ugenza abantu bose. Ikikubwira kandi ko ufite umwuka wo gucishwa bugufi ni icya mbere. Ni iki ngiki, abantu bose bigira abajyanama ku buzima bwawe. Ugasanga umuntu wese arakugira inama idashoboka, undi ngo ni umunyabwenge, abantu bakugiraho ubwenge, bakugira abantu bakomeye, ariko nkubwiza ukuri nta nama bazateranya ikigutwara, nta ntwaro bagushyize ikigutwara. Kandi nkubwiza ukuri, bateranira mu cyayi izazirwanya, bateranira ku ikawa, bateranira muri hoteli, bateranira mu bwihisho, bajya mu mandazi, aho bakwicara hose, bajya mu gihuru, bajya mu ishyamba. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwakumanura ngo uryame hasi, kereka icyaha cyonyine. Igihe rero nta cyaha ufite, kuki wemera gucishwa bugufi? Kuki ibi bintu byemera? Kuki uryama ukumva ibintu n'ibyawe ni ukubera iki? Kuki wumva ukwiye kuba umuntu umanuwe burundu ukagera ku itapi? Kuki ushobora gutinya n'inama zateranijwe n'abantu baterana bashaka bose ko Imana itari kumwe nabo? Kuki buri gihe intwaro yose ije guhahamura ukumva uracogoye, ucitse intege, nkaho udafite Imana muri wowe? Uwo mwuka wo gucishwa bugufi uvana aho ukura, wawubwiwe nande? Kuki utagomba kwambara imbaraga ngo ubashe gutsinda no guhagarara wemye no kwegera Imana mu buryo bukwiriye kugira ngo ushobore guhiza imbaraga? Aravuga ngo sinzapfa nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo. Ubwo yari ahizwe na Sawuli amerewe nabi, arara mu buvumo. Ntabwo ushobora kumva ko umuntu ava mu ntama akajya kwisha mu buvumo akava ajya ibwami. Kuki wemera umwuka wo gucishwa bugufi ngo uze usatire ubuzima bwawe? Ni ukubera iki ibyo bintu byemera? Kuki wemera ko umuntu agufata uko yiboneye, ukumva aragusuzuguye mu rwego wumva nawe ucogoye? Yakubwira ngo urimbwe ukumva utangiye kumoka, yakubwira ngo urarwaye ukumva warembye, muganga yagusuzuma ukumva uratitiye. Abakobwa bakuru mugatinya gutera ubukwe bw'abana ngo batabaseka. No, umwuka wo gushyirwa hasi ukurwa he? Umwuka wo gucugura no kumanuka, wo kurandama no kugera hasi, ukumva ugeze aho ugiye gushira vuza undi ubuzima, uwo mwuka muwuvana hehe? Nababwiye mu cyangwa cy'ubushize cyashize cyanabwira ngo mwizere Imana kugira ngo mukomere, mwizere n'abahanuzi bayo kugira ngo muba amahoro. Ijambo ry'Imana ari muri wowe, stand firm, hagarara wemye. Uwo mwuka wo gucishwa bugufi uvana he? Mwuka wo gura inyanya zamenetse, ibijumba byanambye, utuntu turi aho ngaho, icyayi n'akayi, ibiryo n'uturyo,
umuneke n'akaneke, udukweto n'utunkweto n'udukweto, abana n'utwana, mbega ugasanga ufite imvugo yo kwisuzugura, amafaranga n'udufaranga, inzu n'akazu. Urumva icyo ni ikimenyetso cyo kwicisha bugufi. Ngo afite akazu gaherereye Kicukiro, ngo ndashanga umupangayi, kandi si inzu n'inzu, ako kazu ni akaruri k'iki, ku cyuwo mwuka wo gucishwa bugufi wumva ushyira hafi yawe, ukumva ngo ufite utwana n'utw'inyoni n'utwiki, wavuze ko ufite abana. Iyi mvugo rero isuzuma utwambaro, ngo watetse twa dushyimbo, ngase ngo watetse ka gasosi, mbega ugasanga ni imvugo mbi yo kwigaragaza nk'umuntu wacishijwe bugufi. Ariko nyamara twe kubaza Imana, hari Imana iri mu ruhande rwawe, irukana umwuka wo kwicisha bugufi. Uwo ni umwuka wa karande, uwo ni umwuka w'umuvumo, ni ukuva mu ideni ujya mu rindi, uwo ni umwuka uzakubuza amaherezo, uwo ni umwuka uvana mugeze kujyana ahantu habi, uwo ni umwuka kwambura isura ugasanga urandagaye, kuko wicara wipfobya wisuzugura. Twe turi abantu bahamagawe n'Imana, wabyawe n'Imana mu gihe cyose ntacya, kujya udahagarara wemye. Uburiri ni akariri, amashuka ni udushuka, isabune ni agasabune, utwana twanjye n'utw'inyoni n'utw'inuma. Icyo kintu rero kigaragaza umwuka w'ububata uri ku muntu. Rero uyu munsi kumwe bw'abera ministries, Imana yamubwire ngo hagarara wemye, Imana muri kumwe, dore izanye ibyawe, igaruye ibyawe, ishyigikiye ubuzima bwawe kandi irakurengeye, ikuyeho urupfu rwihuse. Muganga yigutoramo sida ngo utangire wahamuke, muganga yikubona hepatite C wumve ngo warangiye, muganga yikubonamo indwara runaka ngo wumve byarangiye, muganga yikubwira ngo ntuzabyara wumve ko ntuzabyara. No, umwuka wo gucishwa bugufi ndawirukanye mu izina rya Yesu. Hagarara wemye, hamagara ukomeye, bwira Imana ko muri kumwe, uzura imbaraga, uzabikoresha. Atura byiza ku buzima bwawe, atura icyerekezo ku buzima bwawe. Turimo turagendana, ubona abantu barahahamutse, abona ikiba bagasimbuka ku muryango cyangwa ikintu kire, ngo baramuroze, ngo n'imitego, ngo bise yembe mu rubavu, ngo bise yembe mu utwo tuntu baroza imbaraga. Ubundi utinya umurozi gute? Nkwibereza ikibazo kimwe, ubundi no kurarukanuye kugira ngo wice imibu ubure gusinzira. Ntujya muri supanete ukiryamira imibu igahanga na supanete. Ubundi kufite Kristo wawe imbaraga, uratinya umurozi. Ubundi twaje guhangana n'abashya, twaje guhangana n'icyo Imana igadurinda barozi. Hari imbaraga z'Imana rero ziguhesha ibyawe, zuhagacira ibyawe, wikwisuzugura ngo hiza bize, wikwisuzugura ngo amashuri nize ntacyo yamariye. Oya, kirahari, kirashoboka. Imana ibasha guhindura ibintu, igakura umuntu ahoreje ikamujyana ahantu hazima. Wikwisuzugura, yaguha telefone nziza, yaguha ubuzima bwiza, yazana icyerekezo, kandi mu izina rya Yesu. Aha hantu amagambo arimo ndumva harimo gukira indwara, kandi Imana ibagire neza. Nagira nkubwire ngo twaganire ku magambo atandukanye anyuranye, ariko wibuke neza ko udakwiye kugira umwuka wo gucishwa bugufi. Uzace bugufi kubera icyaha, ariko umwuka ugucisha bugufi, gusuzuguza, kwandagaza, ninde warwaye, ninde wahuye n'ibibazo, abantu bavuga nawe ukumva urapfuye, atebaye imbuto ukumva utangiye kumoka. No, bituma wemera ko ibyo bavuga bisa n'ibyo urimo, ahubwo bihinyuze. Bavuge ngo urapfuye ubeho, bavuge ngo ntuzarya igihugu nabihago narabyihorere, bavuge ngo ntuziga ahubwo uyiga amashuri yarambirwe, bavuge ngo urapfuye ubeho, bavuge ngo banaziga. Nuvuga ngo uhagarare ku buryo ukora difference, ukora ikinyuranye n'amagambo y'abapagani, ukoranye ibitandukanye n'ibyo abantu bashaka wakabaye, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Birambwiye ko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatwita muri iki gihugu kugira ngo uzere sitarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhora. So ni byiza gutera intambwe yo kwigizwa imbere, no kwegera Imana, no kubana n'Imana, no kwakira impinduka muri wowe, ukumva ko Imana ihagararanye nawe. Wikwemera gucishwa bugufi. Nebukadineza ntagucishe bugufi, Satani ntagucishe bugufi, ntakagucishe, ntakakumano. Ijambo ry'Imana mu kubamo mu guhumira mu itangiriro ibice 8 avuga ngo umugabo n'umugore niko yaremye, ngo irangije baho umugisha. Umva umugisha urahari rero. Kuki wemera ko ibyo bavuga bisa n'ibyo urimo ukora? Ese kuki bakuvuma kumva babyemera? No, haguruka uhagaze, wemurushanye ibyo bintu, kamwe ngo kuko nzabaho. Ni umukobwa yubahe umukobwa we, abantu bigushuka ngo bakubeshye, iyubahe nawe, bakugurira telefone, nawe wagira ahantu heza, kandi bakabona